hajya waruntumye ubuhe bwoko bw'inzoga ngeze yo ndibagiwe nese ugarutsa ngo utayinze nakubwiye nzana Primus ikonje ndebe ikonje cyane kuko mfite icyaka pe ihuti wanywa siraya menshi iki wanywa izaza menshi munaga zimaze migiye muri kontwari Primus sawa vuga gacyaye muko sibyo hello mambo ntawe uhari karibu ni karibu Mzee wanza nicho kunywa ndende kukuzanira amakuru kamanze nkuzanire wowe cyangwa mbwira mbere yo rimwe ushaka iki naongea Kiswahili najaribu kuongea Kiswahili naongea Kiswahili Kasikwira kamanze hata nkuzanire ibyo ngundi kuva bikugora Dorani Shishawa ikindi niki kucho kujya wamfungura inzoga nk'inkwira Unajua pale nilikuwa ninakwambia tukuje na wewe ukunonele wamfungure inzoga nk'inkwira ubonya nimepata hapo sijui kama nimeenda wazimu kama ni nini hata sijui fenya anatumika kazi ake ya Mungu anakaa kama unajua kanze manzi mbwire kumandi wabanje ukamfungura inzoga nk'inkwira ukaza ngiye kukuzanira urufunguzo wa mubyeyi we urufunguzo se warutaye he ndaruzana sijui kama kazi wanatumika ubundi ninde waguhaye akazi hano lakini ukikaa unakaa Muzee wamfungura inzoga nk'inkwira manzi mbwire kumandi babe barabikora kuko biratinda wamfunguriye inzoga nk'inkwira manzi ntumijya kurya kurya se nyana kubwiye ko nshaka kurya nimba ikenera ndayigutuma hanze ndebe urufunguzo najya wonyihere komani kuco kurya uranundwe ndikukubaza uratiganda iki sikiliza mzee takaswira sikiliza nikwambie kitu natafuta ninataka niletee Henken na bruschetta bruschetta ya kuku bruschetta ya kuku hano nta mwuko gwa bruschetta wabona ambia mtu anaweza sikia lugha nasema Muzee waje ukamfungura kweli kanze ndaje ngufungure ye mko gikwihuta niletee nyama fukire ndi kompa inyama yeko inyama yes zimeze ute hano hari agaca hari inyuma hari dendo hari imbata kuku ya ngoko ngoko yiri ina hivi mwe ndavuga n'umuntu ba ngamba bari kweli serive mbasa sijui kama mtu anaweza kusaidia ashaka tu ni kunitesa tu ni kunitesa
Muco. Yes. Mva nkubwire. Ko narimbonye umukiriya wa Dendo. Wa Dendo? Yego. Kandi ari kwihuta. Ari kwihuta? Tumuhe iminota ingahe? Arimo kwihuta se nyine. Mbese aho hariho umuriro? Umuriro urimo wayihisha. Mu minota 8. Iminota 8? Nisubira bihiye. Ako se icyo apfa suko kuyipfura ndayipfura mu minota nk'ibi. Urumva? Ibindi byose bireka. Cyangwa reka nkwereke. Nimba yihuta koko. Mubwire ko tumwokereza inuma. Ese kambwiye Dendo. Inkware? Oya, njambwiye Dendo. Kore Dendo bitewe nuko ingana arategereza ntabwo yavuga ngo arihuta arategereza. Umuco 8 n'imikeya. Arategereza ntuza ya. Nine ubwo ni. Ufite ukora bigenze bya byatungana. Wowe wigira ikibazo. Mbamwa, hari ufunguzo ufite? Mbwira Muco. Muco mbwira, muhe iminota ingahe? Uje sikubaza iki hano? Ndi kubaza Muco. Umbasa. Wambwiye? Umva nyine nkubwire. Ntabwo wambonera nimero za wamukiriye wari uri hano nimugoroba. Namwakiye ndamubura. Yakugeze akazi kawe. None namaje kunywa mu kamacupa 2 g'inzoga. Mpita n'ubwongo. Ntabwo namenyeje igihe yagendeye. Ngo wewe kumba wagafoka. Na Muco mariko. Mva njye kuntu namubwiye. Nimba ari Dendo bashaka ni minota 8 ndabanyihishe. Ndababwa nimba ari umukire urimo kwihuta. Urumva? Nimba ari umukire urimo kwihuta. Mbasa. Ntukaswe. Narimbe cyumbi. Bishamwana nje yabaranyice ndagashahurwa. Umunsi byagenze. Uzikomeje guhomba 80,000. N'umu y'Imana. Ku izina ry'Imana. Umaze guhomba 80,000. Yanzuga wayimaze. Cyabye horera. Ngano abo mu bushobozi urufunguzo rw'inzoga. Urufunguzo rw'inzoga subiki. Ndaje ngufungurire. Nabuze ikintu ukuntu cyakoresha iryinyo ariko. Ubwiki? Wajye ukoresha iryinyo. Ngo koresha iryinyo. Ubwo nyine ntusaga. Cyakavurumata. Ndasha kumfungura. Ari heza mufungurire. Nguri. Umva rero mubwire. Bija ujye ubwira ntuza mimi sibyo? Wagenze gake. Nimba ndimo kumubwira umukiriya nimba umuntu yihutse. Akabashaka Dendo yaretse tukamwokereza. Ahubwo muri bwo harabazayigwa baje hano baravuga ngo bashaka gace. Turavuga ati direre byakoye hano nta gace kahaba. Cenza Iramutse wamba bari ukaza kugura ujye gucika intege kandi kizibade ikigerageza iyo kiri kunuka ngo kibaga kigiye kurangira. Yewe mbabanye nabashakaga tarure buhagaze aho ngaho. Tarure nagushakaga. Ukushaka si wowe mbese undi wiriwe. Niriwe ubusa. Wiriwe ubusa. Nabashakaga wababonye. Bande karimwe ndi gushaka abandi cyaka ni bande. Mfite ikibazo cyanjye bwite. Maze mumva ikibazo cyanjye bwite. Inganyanga nurayiheba. Bantu tegama twumve tarure. Ikibazo mfite. Ariko si wa mukobwa we. Ubwo ko mu byukuri ukuntu abantu bari kwigendera. Nta nuko ushaka kubahana gahenge. Uri kuduhagarika ngo rugende gute. Ikibazo mfite rero wowe uri gufata ikibazo cyawe ukumva ko cyo kiremereye. Icyanye nicyo kiremereye. Okay, ikibazo ufite kiremere kurusha icyacu niki. Abagabo banyu b'amadeni kandi menshi pe. Ngo nimutananyishyura vuba ndanafunga kubera amadeni y'abagabo banyu. Kugira ngo manze mumve ikibazo mfite cyari. Bakoze iki se? Mwarabu. Arimo amadeni yanywe amakiyasa arenga 5. Amadeni y'ukingirizo arenga 10,000. Jeregwari. Nawe nuko nguko wose warugeretse. Baza bangopesha none ikireze kuri icyo ngicyo. Banikije amazina yanyu. Najya bamenyesha yuko mugomba kunyishyura amafaranga yanjye. Bitabaye ibyo ngibyo ndabarega pe. Kuko nye ntago najya gufungura cyagabanye. Maze muzana tubanze tubiganiraho pe. Ndabinginze. None urandataho amarira njye yuko amarange ntagiye gufunga. Mbabarira. Ubu kubona ari kurira yishimye. None njye naje gushiza nishimye. None se nuko bari kimamwumva ko mutakumva ikibazo cy'umuntu. Ubu umuntu mukuru gutakaza amarira nta kibazo biguteye. Buriya rero kamubwira tarure. Kankubwira tarure. Impamvu ibyo byose uri kubyigira. Nuko utazi nanjye agahinda mfite. Agaramye ntawe utayigeraga indiga. Reka nkubaze. Ngo puritanse zingana ziti. Mwarabu yaraje. Buri munsi akajya yandikisha. Atwara puridanse. Ibyuma. Inzoga zatunda bigeze ugereranyije harimo amakese agera muri 5. Muheruka naryariye muko. Mimitsi nk'ini ishize nibwo baje gutwara inzoga zanyu. Batwaye inzoga nyinshi pe. None se ukumbwira ngo urimo kurira n'amadeni yanjye mfite urumva hano bihuriye koko. Reka nkwisabirizanye ukuri. Ngaho mbwize ukuri muheruka naryari. Kuwuhe munsi nibura. Bari bambwe ngo murashaka. Hello. How are you? Tunaongea Kiswahili. Ndio. Okay. Nataka uniletee pombe ya moto. Pombe gani? Heineken. Alafu niletee na nyama bruschetta. Aha, nyama ngapi sasa?
moja Hapa tu. ziko za mbuzi. No, nataka ya mbuzi. Wewe ni mtu mzuri. Ndiyo. Hata na wewe bakupatie moja. Na wewe bakupatie moja. Asante sana. Kweli unasavi vizuri kabisa. Ule mtu amekuta, ule mtu ulikuwa unatuma ni nani? Ule mwenda wazimu. Ananisumbua. Mwenda wazimu ni mpumbafu ule mwenda wazimu. Wajuka mfungua. Tena ule mkastoma na wao. Ule mkastoma. Mimi niko na pesa. Naambia shida. Nimekununulia brusheti. Ngoja nikwende Niletee hiyo. Moja. Ndio. Alafu na wewe uchukue brusheti moja. Alafu sasa mama, mbona mimi sikula? Usiambie ule mtu arudi huku. Mimi sikurage nyama. Napenda pombe sana. Sawa bakupatie. Banipatie tu. Bakupatie, usikue na wasiwasi. Asante sana. Sawa. Yewe. Hey. Wajuka mfungurira. Wamubwiye? Sisi Kevi tunaongea lakini nimemwambia. Ameenda kuniletea. Ego mama leo. Mtu mzuri sana. Mzuri sana. Mzee wangu. Hana rero ukuntu ukoraga ubona tsarakoraga ubahe n'abandi basibye abagara abantu benshi none kiri kuma igihuraza uje ni ndo wayizani iyo nzoga ni ndo wayizani ko muzee anga muri mu kazi cyangwa muri kwakinira comedy fata iki shikira ibiki enda akundi hano haba manager mvana inzoga mvana impe kubera iki igihe nakubwira mfungurire mana yanjye nabuze urufunguzo warubura se nagwaza ngo binsobanurire iyo nzoga ntayo ubwo komera ihangane hajya wavuze ko yatigandiki uramutanunzwe nzana manager hano inde chaka manager mwanyize uri murarira urarira senge bihureho ni deni ryanjye koko none se wa mwana oya nje buretse maze mubaza akabaza wa mukobwa yego ko mu byukuri kwari uko mwamufasha umuntu mukubomba mwaho barusahurira mu nduru umwana ukuri umucuruzi ntabwo ngututse nje ngiye kubaza akabazo kamatsiko ni gute nyamukambwe yanyweye inzoga ukandika izina ryanjye kari ryo yandikishije kari ryo yandikishije nigute ikirenze kuri cyo kamaze kubaga nkubita mu jisho nawe amaze kubwira ikirenze kuri icyo umenye ko na nimero ziranga muntu ngenda barazimpaye ndandika nyirankotsa nyirabutaro n'imiranga muntu zayo ikirenze kuri cyo kandi najya mbamenyesha ko naje kubahiga ejo naje wanyunda babura ubu ndagarutse duhurira hamwe nzangize n'amahirwe mbaboneye hafi najya mbamenyesha ko n'inzoga zindi nabakopye bagiye kumfavoka nizo najya mu meko kazanje ngo barazinyemereye voka se kandi hanyemere ko yaje mufite igiti cyavoka baraza rwose baratwara bareje barambira ngo bagiye kunzanira voka cyavoka ko twagikemuye tuzakwishyura none byose ntibigomba kuza muri ibyo inzoga ntabwo birimo byose birimo kureba nyiranko unishyura voka nishyura inzoga nishyura puridanse wa mugoroba we rero ari ukunyishyura no kujya kubariga marahita miki harya ngo we wanje ari niba bafite genda ya butarugenda nagiye ngo wiwanje arimo 70 uramo 75 ayigada cishwanga ukirava mu nyanya cishwanga turege najya gukenda iki wo gukora iki chaka manager nitwe rwo turi hano nje mukozi hano ushinzwe iki abakozi je ntago nshaka kuzanga mvuga nabi chaka manager wawe ni woko wabwende iki mubaze ku ikintu bagenda kandi atamurebera ku mandi yawe biri gucama gwino hano ibyo ni biki kwenda ko byo ni biki wewe nini toka sumbua takumisumbua wewe takumisumbua akili nikomwa iyo ntuzi yo komanda igeze akuru nawe ufite defu umuntu agiye gutegereza komande amasaha 9 kuri burusheti ngahe
ako kazi ukora utari kurangiza ejo nyuma baguhaye nyoko nyuma bakujigenya rero reka nuwo witezaga abakoresha kwirwa bari kugutuka bari kugutonganya ukavuga ngo bari kukuziza ubu iyo komande irakorwa gihe kikora nje batangiye kubaza ngo mbese nubatanze komande y'amara umunsi rwose nyine to ndabyumva ntabwo mwana kubaha burushete zihiye kandi twasanze hari service nzima reka rero gutuma hagayiko ntabwo hagayika shatire rwari none bigeze he hajya sizazo ndi ebyiri ingaro nakubwiye ibi rero mwana mbabara wa muhungu mwana tudafite ibintu byose nakubwiye burushete ibi nishatu yego none sura mu zinga ririhe zinga ntabwo nakubwiye zinga nyine none nakubwiye umuntu ashaka iki ashaka zinga none wagiye gukora imibiri gute ziri usenda rwishi zimujane se kubera icyo zimujane nje ntabwo nazimujane zimujane itonde ariko reka mubwira ugomba kuzajya umubwira ukubwira umukiriya rero twabonye zingaro zirimo gutinda zana turanza tugire zenda sibyo zeshatu reka nkubaze gaho ndebera zana none se ukongera dutunga wa mugira asa nawe rero niwo witezaga wenda azigira gutya reka ashobora no kugira urumva ako rero ubwo nimba igitoki mubwira ko kikiri ku isoko ariko kirimo kuza ku isoko sibyo abantu bose mwamaze kubona ibyacu mubona wagira ngo murwaye mu bitagira gahunda bitagira gahunda tuzaburana no kurwaga sasiyo ikizere cyamenyesha ko rimeze sanga muzanye neza mfite ari n'amafaranga gusinya uzagende giye kuregataya gende ndakubwira ngo tuzaruburana tugaramye n'ibyanga tuzunama nta kibazo nanjye shaka nzaruburane nafata ngo bidahita ariko weho wazimuhaga nta kintu aguhaye Achayamaye kuko yazo nabirwa n'iki izo prudence yazikoreshaga he yegora aho yazikoreshaga ni nkuko ukuri kumushaka ubundi kubura igitsina gore ntabwo wemerewe gucuruza ku gitsina gabo yes none by'abantu basagomba kubashuruza ahubwo ndakureka kajya kuberega turarita mwana duhohoteye murakabya we ndajya kumenyesha ko butikanye atari ibihombo by'iwanyu we batugende muze muri butikabe Fataraga bacu bahotere mu barya imitsima barangize dore dusigaye duhagaze kurwara nta n'ikintu tugifite nimurangiza mutubwiye ngo mugiye kuturega